ijambo ry'Imana rivuga ngo ibasha kugucisha mu byo udashaka ariko ikakugeza kuri bya bindi wasengeye. Niba Imana ibasha kukunyuza mu byo udashaka ikakugeza ku byo wasengeye, nawe nakubwira ngo gira kwihangana, ahari wabona ibyo Imana ikukunyuzamo ariyo nzira izakugeza kuri bya bindi yakubwiye. Iyo Imana ikugerageje, nyuma yo kugeragezwa ukihangana, Imana ikwereka mu buryo budasanzwe. Haleluya. Ngo nyuma yuko Yoba amaze kugeragezwa, nyuma yuko abuze ibyo byose, amaze kuvuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ngo nzarinda apfa ntikwiye kuba inyangamugayo. Bityo ngo ibya kabiri yahawe byakubwiye ibya mbere inshuro ebyiri. Amahoro y'Imana bakunzi ba Irakora TV, nk'ibisanzwe iyi ni YouTube channel ikugezaho ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye, haba mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu buhamya, ndetse na buri kimwe cyose gishobora gufasha umugenzi ugana mu ijuru. Nge tuvugana ndi Emmanuel nk'ibisanzwe. Hanyuma uyu munsi wa none kuri kamera za Irakora TV dufite umukozi w'Imana mbona umeze neza cyane, wambaye neza, wasigiwe amavuta n'Imana mu bijyanye n'ivugabutumwa. Benshi baramumenyereye, si ubwa mbere tumutumiye, yitwa Byiringiro. Hanyuma Byiringiro tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Turagira rero ngo utangire usenga Imana, winjire mu ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe, cy'umwuka gushyize ku mutima, hanyuma bari cyo ugezaho abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Yesu nashimwe cyane. Bahaye ikaze nk'uko babivuze, amazina nitwa Byiringiro Samuel, nkabanzwe kuri indi zina rya Irambona Isaac. Yose ni amazina yanjye, akaba ari nge tugiye kubana muri uno mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ibane natwe, mureke dufatikanye mu mwanya w'isengesho. Mwami Yesu, habwa icyubahiro kubw'urukundo rwawe, wakoze kubwo turi amahoro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Gushimira kubw'amahirwe uduhaye kumva ijambo ryawe. Ganiriza imitima yacu turushaho kuruhurwa nawe, ntaba ari igihe, mu izina rya Yesu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Nshima Imana kubw'uyu mwanya duhaye. Ni umwanya udasanzwe, ni umwanya utoroshye, ariko navuga ngo ni amahirwe adasanzwe duhawe n'Uwiteka yo kubasha kumva icyo umwuka abasha kutuganiriza mu gihe cya none. Tugeze mu minsi ya nyuma, ni iminsi ijambo ry'Imana rigenda ritwereka ibyagiye bihanurwa. Bavuga ko ari iminsi izaba ari iminsi iruhije, ari iminsi izaba itoroshye, ariko icy'ingenzi ni ijambo rivurwa muri Amosi 8 rivuga ngo ni igihe hazatera inzara n'inyota, ngo bikazaba ari inzara itari ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, ahubwo azaba ari inzara n'inyota y'ijambo ry'Imana. Bivuze ngo ni igihe abantu benshi imitima ikakaye bakeneye ijambo ry'Imana. Niyo nta mpamvu nanone turi aha ngaha kugira ngo turusheho kungurana, kwibukiranya amagambo Imana iba yaragiye ivuga, ndetse turusheho kwibukiranya aho iminsi n'ibihe bigeze, kugira ngo twe kurushaho kunamuka, ahubwo turusheho gutumbira umwami tutegereza kuza kwe twiteguye. Yambahaye ikaze rero tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Turasanga ni ijambo nifuje ko tuganira, umwuka yanshyize ku mutima, riri muri Yobu ibice 27. Turahera ku murongo waho wa mbere turagarukira ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo maze Yobu akomeza guca imigani ye ati, ndarahira Imana ihoraho ariyo yanyimye ibyari binkwiriye, nishobora byose yababazaga ubugingo bwanjye, ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi umwuka w'Imana niwe utuma mpumeka. Ni ukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa, n'ururimi rwanjye narwo ntiruzariganya. Ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Twakira ijambo ry'Imana. Turanyaruka n'undi dusome ijambo ry'Imana dusanga n'ubundi mu rwandiko rw'Abalewi bice byaho 10 ku murongo wa 7. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo turahera ku murongo wa 6 turavuga ngo Mose abwira Aroni na Eliyazari na Itamari bene Aroni ati, ntimutendeze imisatsi, ntimushishimure imyenda, mudapfa, Uwiteka akarakarira iteraniro ryose, ahubwo bene wanyu inzu ya Isirayeli yose baborogeshwe no gutwika Uwiteka yatwitse. Kandi ntimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muri amavuta y'Uwiteka yabasize, bagenza uko Mose yategetse. Twakira ijambo ry'Imana. Tudatinze n'undi twasoreza mu ijambo dusanga mu rwandiko rwa Yakobo. Rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere, ni ijambo abantu benshi tuzi. Igice cya mbere ku murongo wa 12 riravuga riti, hahirwa umuntu wihanganira umugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda.
twakira ijambo ry'Imana. Twasomye amagambo atandukanye, ariko navuga ngo nifuje ko twaganira ku ijambo ryitwa kwihangana, inzira igana ku kunesha. Ni amagambo twagiye dusoma atandukanye, ariko wenda turaza guhera ku nkuru twasomye yo mu rwandiko rw'Abalewi. Ni inkuru navuga ngo nubwo twasomye dufatiye hagati, ni amagambo Mose yabwiye umugabo wari uri mu bihe bigoye kandi bitoroshye. Yaramaze kugira mu kika, navuga ngo kigoye buri wese kuba yacyakira, yaba uri kunkurikirana. Hari umugabo uvugwa muri Bibiliya yari afite abana b'abahungu, ngo bagiye ngo ku gicaniro batamba ngo umuriro Uwiteka ntiyawishimira. Bityo Imana izabiranywa n'uburakari, birangira itegetse umuriro b'abahungu bagwa aho ngaho. Bakimara kugwa ngo bakimara kuhapfira, ngo iteraniro ryose ry'Abisirayeli baraza bashungamiriza abo bahungu baguye. Imirambo ibiri y'abasore bari ab'umugabo umwe n'ubundi wari umutambyi icyo gihe mu Bisirayeli. Ngo umugabo ari gutambuka, wa mugabo Aroni ari kumwe n'abandi bagabo bagenzi be, atamenye ibyabaye, abona Abisirayeli bashungamirije aho hafi. Aribaza ati ese byagenze bite? Igiteye agahinda nuko yahageze asanga ni imirambo y'abahungu be babiri. Ndagira ngo wenda nk'umubyeyi ubanze utekereze iki kintu. Abana bageze mu myaka 20-25, abana babiri bakuze ubona ko bageze mu gihe gishimishije. Urahageze usanze imirambo ya bibiri, tekereza kubona impfe ebyiri mu rugo. Ni ikintu kitari cyoroshye ku muntu kuba wabasha kucyakira. Ngo mu gihe agitekereza ibindi nk'umuntu byanze bikunze yagize gukomereka, agitekereza byinshi, Imana ivugira amagambo akomeye muri Mose, imutegeka kuyabwira Aroni. Aramubwira ngo ntimutendeze imisatsi, imubwira amakondisiyo menshi atandukanye, ndetse inamubwira ikintu kitoroshye. Iramubwira ngo ntunatekereze kuba wakivumbura ngo urate inshingano zanjye, ngo ntutekereze no kuba wajya kure y'inzu y'Imana ry'ibonaniro, nawe udapfa kuko uriho amavuta Uwiteka yagusize. Nshuti zanjye, iri jambo naritekerejeho numva ni ikintu kidasanzwe. Tekereza kuba wapfushije mu rugo rwawe, uri mu bihe bitoroshye, uri mu bihe by'agahinda, mu gihe akaba uri murira wenda kugira ngo unaruhuke. Imana ikubuje no gukora imihango y'abapfushije. Ahantu njya nkunda kubwira abantu ikintu gikomeye, Imana iragukubita ikwinjiza mu ishuri ikakubuza kurira. Bitewe nuko hari ubuzima umuntu w'Imana abamo butandukanye n'ubw'umuntu usanzwe. Bitewe nuko niba uri umuntu uberaho kugira ngo ukomeze abantu benshi, hari ishuri Imana ikunyuzamo, rya shuri gucishijemo ukaba utegetswe. Muzabisoma mu buhanuzi bwagiye butangwa na Ezekiel, y'ababare ba Yeremiya, ngo bari babereho kuba ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Gihe kimwe Imana ibwira Yeremiya, imubwira ko igiye kwica umugore we. Irabimubwira rwose, ahandi Imana igenda iramwicira, avuga kuko Abisirayeli bangomeye kugira bazangarukire, nta kindi uretse ko umugore wapfa, nibura bazahurura. Ibyo bitume mbasha kubabonaho mbabwira icyo nshaka. Bivuze ngo hari ubuzima abantu b'Imana bagiye banyuramo mu cyitegerezo cy'ubuzima bwabanje ahambere. Ni ubuzima butari bworoshye, ariko ikintu kidasanzwe ni uburyo Imana agiye ifuhira ku kugumana nabo. Rero tudatinze, twasomye ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa Yobu ibice 27. Ni ijambo ritoroshye, wenda turaza gusa nk'abarisubiramo muryumve neza. Ni ibihe Yobu yavuze, yari ari mu bihe bitoroshye, mu bihe byari bimuremereye. Mwumve kuntu yabanje kuvuga, duhereye ku gice cyaho cya 2. We aravuga ati ndarahira Imana ihoraho, ngo ariyo yanyimye ibyari binkwiriye, ngo nishobora byose yababazaga ubugingo bwanjye. Ahangaha muze kumva ikintu gikomeye. Yobu arimo ararahira, aravuga ngo ndarahira Uwiteka, ngo ihoraho ariyo yanyimye ibyari binkwiriye, nishobora byose yababazaga ubugingo bwanjye. Ahangaha muze kumva ijambo rikomeye Yobu yavuze. Bivuze ngo Yobu hano ari kurekrama ibyari uburenganzira bwe. Donc Imana yamwimye ibyari bimukwiriye. Ngira ngo niba mwibuka itangiro ry'ishuri rya Yobu, Yobu nta cyaha yakoze cyatumye ageragezwa. Ngo Imana yishimiye Yobu, imaze kumwishimira kwa kumwirata, bituma Satani agambira kumugerageza. Bityo binarangira Imana yemeye gutanga Yobu mu maboko ya Satani. Bivuze ngo Yobu yisanze mu ishuri atagizemo uruhare. Nkunda kubwira abantu ngo hari amoko 3 y'ibigeragezo. Hari ibigeragezo navuga ngo bituruka kuri Satani. Satani akaba yakurwanya akaguteza ibibazo, ibyo ngibyo ni ibintu bibaho akenshi. Hakaba n'ibigeragezo bituruka ku Mana, hakaba nanone n'ibigeragezo twebwe ubwacu twikururira. Uko byasa kose rero ndagira ngo nkubwire mu kigeragezo cyose uzabamo, uzabanze uvuge ngo mbese iki kigeragezo mbayemo uyu mwanya, ese cyaturutse ku Mana? Iyo kiri ku Mana ntacyo wakora ngo ugihindure uretse gusaba imbaraga z'Imana kugira ngo kibemo. Iyo cyaturutse ku badayimoni urasenga, bityo gusenga bikabasha kwirukana abadayimoni.
yari ikigeragezo cyaturutse kuri wowe, ntabwo nkita ikigeragezo, navuga ngo ni igihano cyangwa se ingaruka z'icyaha warakoze. Ariko Yobu yari arimo avuga ngo ndarahira Uwiteka Imana ihoraho yanyimye byari binkwiriye. Bivuze ngo Yobu ahangaha arimo kurekrama ibiri uburenganzira bwe. Akenshi mu misengero yacu nk'abarokore cyangwa se abakristo usanga mu byo dusenga dusaba Imana navuga ngo ni accessoire, ntabwo ari priorite. Nibyo dushaka, ntabwo ari bidukwiriye. Ariko Yobu hano yari ari mu kigeragezo cy'ibintu, navuga ngo yari yarabuze ikintu yari agakwiriye, Imana yari yaramwimye, navuga ngo ibyari bimukwiriye kuri we. None aravuga ati ubugingo bwanjye buracyari buzima. Mwumva ikintu gikomeye yavuze. Nubwo yabaye mu buzima atikururiye, nubwo yarabaye mu kigeragezo kidaturutse ku cyaha runaka yakoze, yaravuze ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima, ngo kandi umwuka w'Imana niwe utuma mpumeka. Aravuga ati kuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa, n'ururimi rwanjye narwo ntiruzariganya, ngo ntibikabe yuko nabemera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo nshinja nkiriho. Imana ishimwe cyane. Aha navuga ijambo rikomeye, ni ikintu kitugora akenshi. Aya magambo Yobu yasorejeho, navuga ngo twese abakristo turageragezwa, ariko ikintu kidutandukanya, ese nyuma yuko tugeragejwe twitwara dute mu kigeragezo? Niye reaction ugira nyuma yo kugeragejwe? Nibajije ijambo rikomeye igihe Yesu yakundaga guhura yahuye na Baritimayo, aravuga ngo umwana wa Dawidi nkeneye kunkiza, nkeneye gukira. Yesu aramubwira ati ese koko ukeneye gukira? Ariko icyantangaje ntabwo Yesu yahise amubwira ngo akira gukira, yabanje kuvuga ijambo rivuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Naribaje ese gukira n'ibyaha bihurira he? Nza gusanga mu buzima umuntu abamo hari icyaha gishingira ku ishuri umuntu abayemo, hari ibyaha bishingira ku ishuri umazemo igihe kirekire, hari ibyaha bishingira ku bumuga bw'igihe kirekire umuntu abayemo, hari ibyaha bishingira ku ishuri ry'igihe kirekire umuntu atinzemo. Niba mubyibuka wa muntu wari umaze imyaka 38, Yesu aramubwiye ati, Yesu yageze imbere aramubwira ngo mbese ushaka iki? Ngo mwami Yesu ngo naje hano banzanye, ngo ariko nsigaye njyenyine, ese nkugirire ne? Ngiye abandi baje ngo bantangamo, ese nkugire ne? Ngo banzanye hano ariko mba hano wenyine. Urumva ko ninzi ko ishingiye ku ishuri yabayemo. Arimo aravuga ngo iyo runaka atabikora abaye mu buzima, navuga ngo hari abantu yimitse mu mutima ku bw'ishuri agize gute abayemo. Ariko iki kintu Yobu ntabwo yigeze akivuga muri we. Nibwo ababwiye ngo ntabwo nabemera ngo muvuze ukuri, ngo ariko ubugingo bwanjye buracyari buzima, nta na rimwe nzigera ndekura gukiranuka kwanjye. Iki nicyo kintu kigoye abakristo ba none bene data. Turi mu minsi yanyu migoye, handi Satani arimo kugerageza umuntu, akamugeragereza ku cyo akunda, yakwaka cya kindi wakundaga, bityo nawe ukambura agakiza. Tugeze mu gihe abantu benshi bamaze kumera nka Esawu. Satani atera muri cya gihe ufite ikintu runaka ukeneye, akaba aribwo agutera, bityo akakwambura ubutware. Ndagira ngo nkubwire mwene data, we kumera nka Esawu yavuze ngo mbese uyu mwanya ubutware bumari iki? Unavuga ngo hari ijambo rye rivuga ngo inzara y'igihe kirekire ikakurisha imbwa uyita ikimasa, bigatuma wiyambura ubutware. Rero bityo kwa gutinda ku musozi bigatuma hari ibyuhara byari ingenzi. Yobu yaravuze ngo uko byasa kose gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Iri jambo ntabwo ari ijambo ryoroshye inshuti zanjye. Iri jambo rya Yobu byanacanze abantu benshi, abanyabwenge bw'isi bajya bavuga ngo Yobu ntabwo yabayeho, babifata nk'inkuru y'igitekerezo bitewe nuko ibintu yaciye mu birenze ubwenge bwa muntu. Nawe uri kunkurikirana, ndagira ngo nkubwire, tekereza mu rugo rumwe, wenda umuntu yabura akazi bigakunda, akihangana, wakora divorce bigakunda, wakuramo inda, wenda se umwana yapfa bigakunda ukihangana. Ariko tekereza, baraje bakubwiye ngo Yobu ya modoka yawe wari ufite aragonzwe. Ngo ikibabaje ntabwo yagonze inzu z'abandi, yageze hafi y'inzu yawe, ya etage yawe arayigongira hirima. Ngo ikibabaje ntabwo yanzu yaguye yonyine, babana baye barindwi yarusigaranye bose baguyemo. Avuga ijambo rikomeye ngo Uwiteka ashimwe yarabimaye, ngo none arabyisubije. Ijambo mbere ko turitinda banza wenda utekereze, Uwiteka arabamaye arabisubije. Tekereza abana bawe imirambi 3 cyangwa imirambi 7, tekereza isanduku 7 mu rugo, uravuga ngo Uwiteka arabamaye arabisubije. Ni ikintu kigoye. Nubwo tujye tuvuga ngo Mukayobu ngo yabaye mupagani, nk'umuntu wabitekereza. Tekereza abana, uri umugore ubaye incike, abana 7 bose baragiye, ubutunzi buragiye, n'umugabo wari usigaranye nibura ngo muye mwana abyarana abandi, umubiri urapfuye, atangiye kubora, ari kwishimisha urujyo. Utekereza ahantu wambariye agaciro, utangiye kuhasebera. Ni ikintu kitari cyoroshye. Ariko nshuti zanjye ndagira ngo mbabwire, nta rwitwazo tugira imbere y'Imana.
kugeragezwa ntabwo bivuze gutakaza indangagaciro z'umukristo. Twasomye ijambo ry'Imana ryavuze ngo hahirwa uwihanganira umugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ngiryo Imana yasezeranije abayikunda. Bivuze ngo ibigeragezo bidufasha kwemerwa n'Imana. Ibigeragezo bidufasha kumenya agaciro ko kwemera Imana nyakuri dufite muri twebwe. Ntabwo agakiza gapimirwa mu ndimi umuntu avuga. Umuntu amara kuvuga indimi ntibimubuze kuba yagirana ikibazo na mwene se. Ntabwo umuntu amara guhanura agakora ibindi. Ntabwo agakiza gapimirwa mu mpano z'umwuka ziri muri wowe. Bajya bavuga ngo impano z'umwuka wera zigaragaza gukora kw'Imana muri wowe, zigaragaza imbaraga z'Imana muri wowe, ariko imbuto z'umwuka ziri muri wowe zigaragaza kamere y'Imana ikora muri wowe. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo iyo kamere y'Imana iri muri wowe hari ubuzima ubamo butandukanye, atari uko ubuzima ari bwiza gusa, atari uko ubuzima ari amahoro, ahubwo ukaba muri bwa buzima bubasha gukomeza imitima ya benshi. Haleluya. Hari ijambo rikomeye Petero abajije Yesu, bakurikiye Yesu igihe kirekire. Bishyikaho Petero nawe nk'umuntu mukuru aribaza, ese uyu mugabo ko twamukurikiye dufite ibyo gukora, uyu munsi tukaba twirirwa tugenda tubwiriza mu mihana, mu misozi, nkaba ndi umugabo ufite urugo ngomba kwitaho, ese uyu muntu uko namukurikiye yarabazaga akabiparika, uyu munsi nkaba mbona yirirwa abwiriza, ese ibi bintu bizatugeza kuki? Ntabwo Petero yarashize isoni nk'umuntu wakibaza, arabyibaza, ese byagenda bite? Turi kuganira ku ijambo rivuga ngo kwihangana inzira igana ku kwemerwa. Haleluya. Aribaza ngo mbese ko twasize ibyacu n'abacu, wa mugabe ko twasize ibyacu n'abacu tukagukurikira, ese uzatumarira iki? Yesu arabirebye mu mutima kuko asanga ikibazo Petero amubajije gifite ishingiro, ariko Yesu aramurebye aravuga ngo kubyo mwasize mukiri mu isi ngo muzahabwa nk'inshuro 100, ngo ariko ngo ikigeretse kuri ibyo ngibyo ngo muzakubirwa inshuro, ngo muzahabwa ubugingo buhoraho. Ariko ikintu kigoye nababwira inshuti zanjye, nyuma naje kureba ubuzima Petero yabayemo, ndeba ubuzima Paulo yabayemo, ndeba ubuzima ba Yohani babayemo, mbona n'ubuzima butari bworoshye. Ndibaza ese inshuro 100 ziri hehe? Nza kureba, uzabirebe Petero yabaye muri bwa buzima, niba bari abantu bari bafite amato baroberagamo, bari bakwiye kubona nibura amato arenze 100, siko mubitekereza? Niba bari abantu, bari abadokiteri nka Baruka, bari abantu bari bakwiye kubona icyicaro gikomeye mu buzima bw'isi. Niba bari ba Paulo bari barakurikiye Yesu, bari abatware bafite ingabo, baragakwiye kuzamurwa mu mapeta. Niba bari abantu bari bafite ibindi bintu bisanzwe bari basanzwe bakora, bari bakwiye gukubirwa inshuro 100. Ariko nari bajije ngo mbese inshuro 100 zari ziri hehe? Ko nyuma yuko Yesu agiye yarababwiye ngo mbasize nk'intama hagati y'amasega. Petero byarangiye yishwe, bamubamba acuramye, Baritimayo bamukuyeho uruhu. Ndagira ngo nkubwire ngo Yohana bamutetse mu mavuta. Abandi bagiye mu buzima bugoye, ba Paulo bishwe impfu z'urubozo. Ndibaza ngo mbese inshuro 100 Yesu yababwiraga ziri hehe? Yarababwiye ngo mukiri mu isi muzahabwa inshuro 100. Ni ikintu kigoye kiri kugora abakristo ba none. Yesu aravuze ngo kuki mutamenya imvugo yanjye? Naje kwibaza ngo mbese inshuro 100 zirahanga mbere ko turi ubutunzi bw'isi ni ikihe? Ariko usanga Imana ivuga kimwe, twe tukumvisha amatwi y'amarangamutima yacu. Imana ari iki bivugana nayo nawe mu ijambo ryayo, wo kumva ibihwanye n'ibibazo ufite. Narebye mu buzima babayemo nsanga bavuze ijambo rikomeye, byageze nubwo babayeho mu bukene, ngo Paulo navuga ngo yarakijijwe, yarafite ibyo asanzwe akora, ageze mu gakiza bityo atangira gukena birushijeho. Petero ageraho bwa buzima bari burabagora, na Yesu akiri mu isi babasabye umusoro barawubura. Bityo nibwo Yesu yatumye ba Petero kujya kuroba ifi, bagakura amafaranga mu ifi, batanga umusoro. Kugeza ubwo Yesu amaze kugenda, ba Petero ubwabo babaye mu buzima, bagera ku kirema kiri ku irembo ry'urusengero kibasabye kugira ngo bagifashe, babura amafaranga yo kugihereza. Ni ikikwereka ubuzima. Ndibaza inshuro 100 zirihe bakiri mu isi, inshuro 100 zirihe? Ariko ari ijambo rikomeye baje kuvuga. Haleluya, haleluya. Petero avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo tugaragara nk'abatariho ngo ariko turiho, ngo tugaragara nk'abenda gupfa ngo ariko dutungishije benshi, ngo bize kunyurwa muri bike, ngo babaho mu buzima budasanzwe, bari bafite ubuzima bwifuzwa na bose. Ntabwo abantu bakijijwe kubw'uko ba Petero na ba Paulo bari bazi kubwiriza cyane, bakijijwe n'imbuto bababonagaho, bari bazi kubana muri bike bari bafite, bityo bakarushaho kunyurwa muri byose.
ndagira ngo nkubwire ikintu cya mbere ukwiye mu buzima bwa none ni ukunyurwa n'ubushake bw'Imana. Aho Imana iba iguteretse mu kigeragezo urimo nibwo bushake bwayo. Iyo wize kunyurwa mu gihe Imana igushyizemo ukagira amahoro mu mutima, ubasha kuba ubuzima bunezeza Imana. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo iyo kubaho Uwiteka bifatanyije no kugira umutima unyuzwe bizana inyungu nyinshi. Haleluya. Iyo ufite umutima unyurwa ukaba ufite amahoro mu mutima, ahantu Imana iri harangwa no kugira amahoro. Muri mbere yaravuze ngo amahoro Yesu Kristo ahereza abantu be ntagira akagero, ngo ntarondoreka, niyo ahumuriza abayafite ngo utataye ntabwo yakurwaho. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ufite umutima wihangana, kwihangana ubwabyo bigutera kunyurwa naho Imana iba iguteretse. Kwihangana bigutera gutegereza mu gihe Imana igushyizemo kugira ngo ahari inyuma yabyo uzabashe kwemerwa. Ese ndagira ngo ubaze mu Kristo uri kunkurikirana uyu munsi, ese uyu munsi mu gihe urimo gukomeza gukiranuka kwawe? Ese gukiranuka uragukomeje? Ahari aho ntabwo Satani yaba yaragutereye mu gihe cy'ubukene bityo bigatuma uzirura kwiba. Ese Satani yaba yaragutereye mu ishuri ryo kumara igihe kirekire utarashaka, kwihangana kukabura bikarangira wishingiye? Ntabwo Satani yaba yaragutegeye mu bintu bitandukanye bityo ukagera mu isoko ry'imburamumaro ugatangira guhahirayo? Ndagira ngo nkubwire ngo ikintu cya mbere ukeneye uyu munsi ni ukumenya ngo isi igihe Imana interetsemo n'iki kintu nshakaho. Iyo Imana ikugerageje, nyuma yo kugeragezwa ukihangana, Imana ikwereka mu buryo budasanzwe. Haleluya. Ngo nyuma yuko Yoba amaze kugeragezwa, nyuma yuko abuze ibyo byose, amaze kuvuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ngo nzarinda apfa ntikwiye kuba inyangamugayo, bityo ngo ibya kabiri yahawe byakubwiye ibya mbere inshuro ebyiri. Ese uracyakomeje kuba inyangamugayo kwawe? Aho ntabwo watangiye kuba ubuzima budakwiriye aba Kristo kubw'ibigeragezo by'igihe kirekire. Ndagira ngo nkubwire ngo we kumera nka Esawu waguranye umugabane w'ubutware akawugurana ku bw'inzara y'igihe kirekire gitoya. Salomo yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo si byiza gucumurwazwa n'akamanyu k'umutsima. Akamanyu ngo k'umutsima kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga. Ese aho ngaho ntabwo Imana yaragwaye akazi, kwihangana muri ka kazi, kwihanganira sobuja by'igihe kirekire bikaba bikugoye, bityo ukaba utangiye kumwiba kugira ngo ubashe kwitunga. Iyo wiciriye inzira ntabwo ibyo bibasha kuramba. Icyo Imana ikeneye ni ukugira ngo ubashe kwihangana, nyuma numara kwemerwa uzabwa ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Ishiri ry'Imana rirababaza ariko ntabwo ryica. Ndagira ngo nkubwire kugira ngo Yosefu abashe kuva iwabo bavandimwe bamugurishije bamucunaguje ajye mu gihugu cy'amahanga, ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Imana yavuganye nawe ibintu bikomeye. Imana imubwira ko azaba umutware, ako tekereza umwana wabwiye kuzaba umutware akava mu gihugu cy'iwabo ahitira imahanga akajya gukora akazi ko mu rugo. Ndagira ngo nkubwire ngo uriya mwana ntabwo yarabayeho nabi. Yosefu yari umwana w'igikundiro iwabo, kandi ntabwo Yakobo yari umukene, bari abantu bari abakire. Tekereza kubona umwana wo mu rugo rwifite, iwabo hari abaje n'abagaragu, ajya gukora agakora ikiyaya, akajya gukora akazi ko mu rugo, akajya kuba muri ubwo buzima. Ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Ariko ikintu nagira ngo nkubwire, tekereza nawe ubwawe kugeza ubwo yageze muri rwa rugo Satani akamutegesha ikintu bita igikundiro. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye munteze amatwi, ntabwo ikigeragezo gikomeye ari cya kintu kikubabaza. Ikigeragezo cya mbere kigoye ni ikintu cyitwa igisubizo. Imana yabwiye amagambo akomeye Abisiraheli, irababwira ngo nimumara kurya mugahaga mugeze mu gihugu nabasezeranije ntimuzibagirwe amateka n'amategeko yanjye bategeka. Ndagira ngo mbabwire ngo umwanzi w'Abisiraheli yabaga ari inzara mu butayu, bahungaga inzara bagasanga Imana. Iyo yabaga ari inyota bahungaga inyota bagasanga Uwiteka. Bivuze ngo Satani yabayiraga Abisiraheli umwanzi mu butayu, bahungaga Satani bagasanga Imana. Ariko ikintu giteye ubwoba, bamaze kugira mu bisubizo, hahandi buri kimwe cyose bakibona batiyirije, handi barya bakishyura inzu cyangwa se bakaba mu yabo bidasabye kwishyura cyangwa gusenga yitatu, niho byatangiye kuza ko bahunga Imana basanga bya bindi. Bivuze ngo batangiye guhunga Imana biturutse ku kintu cyitwa kwibagirwa. Bivuze ngo mu gihe cyose utibuka iby'Imana yavuganye nawe, ngo wibuke iby'Imana yakoranye nawe, biragoye kuzihangana. Bityo uzavuga uti niba Imana yarakoranye nanjye birya byari bikomeye, ndahamya neza ko n'ibiri imbere ari izabikora. Dawidi yahuye n'ikigeragezo cyitwa Goliyati imbere ye, ni ikintu kitari cyoroshye, ariko ikintu cyitwa kuzirikana amateka y'Imana mu buzima bwe, ikintu cyitwa kwibuka biki Imana yakoze, byatumye avuga ngo yewe Dawidi we, Imana yatumye nica ya ntare, Imana abanye nanjye kirya gihe bitari byoroshye nkabasha gufata idubu. Uyu munsi ndahamya neza ko ari bufashe kukwica nk'imwe muri bya bindi. Ese wibuka iki Imana yakoranye nawe mbere ko yinubira ngo nta kiri kugufasha uyu munsi? Ese mu by'Imana yakoranye nawe byose wibyo wasezeranye nawe kuzayikorera ugezeho bikora? Ndagira ngo nkubwire nubwo wapfuye umunsi, ku munsi w'imperuka nta rubanza waba ufitanye n'Imana. Komeza gukiranuka kwawe,
we kwikuraho kuba inyangamugayo, kuko iminsi ni mibi kandi iminsi irahita vuba. Rinda gukiranuka kwawe, rinda agakiza. Yesu yavuze ijambo ryanteye ubwoba, aravuga ngo ntabwo wanyaga ngo umunyembaraga utabanje kumuboha. Ndagira ngo mbabwire ngo icyaha cya mbere gikomeye kibi kirenze ubusambanyi, icyaha cya mbere kibi kirenze kwica, icyaha cya mbere kirenze kuroga, icyaha cya mbere kibi navuga ngo ni icyaha bita intege nkeya. Ikintu cya mbere ukwiye kwirinda mu Kristo wa none, ikintu cya mbere kibi ukwiye kwirinda ukagendera kure, ni ikintu bita intege nkeya. Iyo intege nke zaje, Satani akwiba ibyawe bireba. Iyo wagiye mu ntege nkeya, uba umeze nk'umuntu baza bakambika amapingo, baje bakanzikira kuri ino ntebe ndimo, ndamutse mfite imodoka hariya, uwaza akayikingura nakisararanga, ariko sinava ku ntebe ndiho ngo njye kwicungura. Baramutse baje bagafata umwana banjye bakamutwara, nabambireba ko baje kumutwara ariko ntacyo nabikoraho. Ari ibyo ngibyo, uwantoteza wese yakora buri kimwe cyose, wakinjira mu nzu ndimo muzirikiye muri ino ntebe, nta na kimwe nabasha gukora. Yesu avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ntabwo wakinjira mu nzu y'umunyembaraga ngo umusahure utabanje kumuboha. Satani ikintu cya mbere arimo arakora kugira ngo asahure abakristo benshi, ni ikintu bita kubashyira mu ntege nke. Iyo amaze gushyira mu ntege nkeya, akwaka buri kimwe cyose ashaka bitamugoye. Mu gihe cyose wagiye mu ntege nkeya, kwihangana biragabanuka. Mu gihe cyose abaye mu ntege nkeya, agakiza urakarambika kagasimbuza iby'isi. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo ba maso ntugurane gukiranuka kwawe. Ndagira ngo nkubwire ijambo nk'iryo Mose yabwiye Aroni, wirinde utava ku nzu y'ihema ry'ibonaniro udapfa, kuko uriho amavuta Uwiteka yagusize. Hari ubuzima utemerewe nubwo uri kugeragezwa, kuko hari ubuzima Imana igushakamo nk'umukristo. Ntuvemo, kuko Imana nta marangamutima igira. Kugerageza kuzwa kwawe ntibyayibuza kwitwa Imana. Ubuzima bwose urimo uwapfushije biragoye, ariko ntibibuza Imana kwitwa Imana, ahubwo saba Imana kugira ngo iguhe umutima ukomeye. Haleluya. Muri mbye yaravuze ngo ubwo Yesu yababajwe ndetse no kugeragezwa, ngo abasha no kugerageza ngo gutabara abageragezwa bose. Ubuzima urimo yabuciyemo, bityo byamworera kugutabara kuko azi neza uko bimera. Ndagira ngo nkubwire ngo wirinde utava ku ihema ry'ibonaniro udapfa, kuko uriho amavuta Uwiteka yagusize. Wirinde kwivumbura, Imana ntiyivumburwaho. Ikigushakaho ni ukugira ngo ikubonemo umusaruro igushakamo. Nta Imana itakora kugira ngo ikurengere uzave mu ishuri uri amahoro, ariko ntacyo Satani nawe atakora kugira ngo akuriganye uzave mu ishuri urimbutse. Ndagira ngo nkubwire ngo hangana kugira ngo ubashe kurinda agakiza kawe. Hari umuntu wavuze ijambo nasorezaho ryantangaje, ngo Satani yabuze uko yazimya, ngo Satani yabuze uburyo ki yazimya umuriro w'Imana uri muri wowe, ashakisha uburyo yawugutwikisha. Iyo Satani abuze uburyo yakwambura amavuta y'Imana ufite, yabuze uburyo yakwambura ibihe byiza, ashakisha uburyo atangira kukubabariza mu muhamagaro. Iyo abuze uburyo yagukura mu muhamagaro, ashakisha uburyo akubabariza mu muhamagaro. Ariko nagira ngo nkubwire ngo rinda agakiza kawe, hahirwa uwihanganira umugerageza, kuko namara kwemerwa azabwa ikamba ry'ubugingo. Ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Nubwo bikomeye ariko si ryo herezo. Rinda ibihe byawe, icyo Imana ishaka ku buzima bwawe ntabwo ari ikibi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibasha kugucisha mu byo udashaka, ariko ikakugeza kuri bya bindi wasengeye. Niba Imana ibasha kukunyuza mu byo udashaka ikakugeza ku byo wasengeye, nawe nakubwira ngo gira kwihangana. Ahari wabona ibyo Imana ikukunyuzamo ariyo nzira izakugeza kuri bya bindi yakubwiye. Reka dufatanye dusenge kugira ngo Imana ikongere kwizera, kandi niba nawe utarakizwa twafatanya mu gusenga kugira ngo Imana ibashe kukwakira. Kristo n'abari mu buzima bwawe uzabasha kwihangana. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'urukundo rwawe, gushimiye kubw'imbabazi zawe zihoraho iteka ku buzima bwacu. Ntabakubanjirije ntawe uzaguheruka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe riratubwira ngo imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ngo ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Sengeye uyu mwene data uri gutega amatwi iki kiganiro, musabe imbaraga zo kwihangana. Ahari hari ibyo ari kunyuramo bitamworoheye, ahari hari ibyo ari kureba birenze ubwenge bwe, wabasha kumutabara. Mwami Yesu, ijambo ryawe rivuga ngo warageragejwe, bityo ubasha gutabara n'abageragezwa bose. Basha gufasha uyu muntu mutabare, ruhura umutima we, kandi ubasha gushyireza ku bimuremereye. Reka n'utarakira Kristo Mwami n'umukiza bugingo bwe, mubere Umwami n'umukiza bugingo bwe, mukure mu bubata bw'ibyamutwazaga igitugu, ubashe kuyobora ubuzima bwe. Gushime kuri kumwe natwe muri byose, mu izina rya Yesu, amen.